asubiye muri ashyira rebere frame Eric kese z'amafaranga muri ibi bihugu nakantu toto urimo kunyumva kwafite kucyatayishyuye ibi ni ibintu toto urukumva umva kubwire kese ishobora kuba ikibazo urimo kumva kese y'amafaranga nk'ibi ngibi utuntu tudufaranga nk'utu ni ibintu toto urukumva ahubwo vuga ngo aya masaha ikintu kimwe gusa kubera ikibazire nani badrama ibintu biri mu nkiko abizanye kuri social media ahantu hose bavanga ariko you right niyo wabizanye abeshya ngo amufite 30 nawe natwereke proof izo mu rukiko turi kubona .gov not .com cyangwa .whatever ibi biri kuva muri Maricopa County Justice Court .gov nawe naza n'ibindi rero byerekana ko bamufite umwenda wa 30 hanyuma wowe Eric Semungu kabaza nk'abanyarwanda kubombora tuba nibereyemo twa tuntu twawe ubundi sasa rero twinjire mu kibazo Waziri arimo araguhangaye gasuku ko tetyo twe twamuranye nta kintu yamaye ndanarengana nge na Baziro uvugana ngo tuhe kamanze mfate byeri noneho niyicarira ahantu ninjire mu gasonga kuri bano bantu 700 bari hano ako jye urakoze Semungu jye babwira abantu ngo dufata mujye mubwira abantu muri Mongolia ibintu ariko gisabura icyo bita igiporezo yibere muri Mongolia noneho wereka mbonye mona akarusha agashya bageze ko bameze neza Semungu ikibazo kimeze gute rero ndagira ngo twinjire mu kibazo tugitature uri kumva ariko Godfather nta kimusobanura niba nta kigusobanura nta kibazo numva atagisobanura neza nzi kugisobanura neza ariko kuri yewe uze kumbabarira ibyo by'abantu ngo bakwa inuza ubwene gihugu umbabarire ntubivugeho sibyo birabyo ntabwo biri ngombwa tubireke njyewe urumva nkubita bangura abantu bahamagara batangiye kumumagariramo reka mpindure phone reka switchinge phone okay Eric umva ikintu kiriho kimwe sibyo bahamagara batangiye guhamagara reka switchinge phone kire hindi okay umva bishyira muri do not disturb ugize muri do not disturb ntabwo babikora nuko se hano hari payment yangahe ku buryo umuntu afanga telefone ishobora kumwishyura umuzungu batunzwe na telefone umva gahunda uko imeze umva bane wa telefone reka ngaruka reka kire di phone fresh ova ibya badrama yamubwire Eric urumva nahanuriye kuzarongorwa no mu Canada yamubwire Eric kigomba kumenya sibyo abantu batandastanya ngo batumva sibyo case z'amafaranga byo urabizi iki ni ikibazo toto siko bimeze ariko ku rundi ruhande ngiye macha kugira ngo tunakorana live nk'iyi ngiyi ntiyabeho gutwika umuntu gusa ahubwo habeho no kwegeka abantu no guhwitura ni ukuvuga ngo ugiye kurira muri community zacu uretse gato nta mujyi utagira abayobozi ba community y'abanyarwanda ni gute kese y'ibihumbi 6 by'amadolari igera hijya mu abantu babiri baturuka ahantu muri mirumwe Twitter bariho cyane bariho baruzuye urakoze iri record barigere record uzwa niki so icyo mvuga ni iki ngiki rero ni ukuvuga ngo usubiye inyuma ukareba mbere yuko dutwika cyangwa reba niba gasubira yagarutse nuza kureba hano badrama urimo kunyumva nubwo agaragaje imboga mu menyo izi ni case buri nuko mutaza amazina yanjye yanyewe mugera mukarekamo bwa buzina mwavanye hano urimo kumva ushobora gusanga ndi kuba twakundi reporting ndi hafi ageze tayari urumva so case none tukoreke kuri izi case z'amafaranga sibyo utuntu nk'utu ngutu utu case ariko tukoreke kuri Bazire umuherwe ariko bagasu Bazire umugabo wa Colombe oya ntabwo ari we oya Bazire n'undi mukobo icyakora yigeze kubaho sensei wa karate mu Rwanda ntabwo ari umugabo wa Colombe ni kuvuga uramuzi ariko umushuti wa ntuza reka nkwereke akiwacu Colombe oya reka nkwereke Colombe misi reka nkwereke
ntabwo umugabo ntabwo ari we ntuza uyu si uwo mukobwa bakundana uwe si uwo mugore afite umukobwa mana afite umumama oya Bazira afite umugore w'umudamu mama namwitiranije gusa n'umukire nyine nk'uko wabivugaga ntawe wakoze amakosa n'umukire. aha rero uyu Bazire tumugarukeho gatoya sibyo gasu ibihumbi 6 by'amadolari ku muherwe ni gute bisanze bari mu nkiko muzi ikibazo cy'inkiko aho ngaho icyo ni kimwe kabiri bisanze gute ku buryo abagabo babiri b'abanyamafaranga Badirama ntabwo ari umukire Badirama ari muri middle class ntiyaburara urimo kumva ni gute bisanze aho hano afite inshuti mwese murahari n'amafaranga bavana kuri Kabyindi wayamuha kishyura iyo renti bisanze bari mu nkiko gute ni kiburi byagenze gute so ikintu kimwe gishobora kuba cyarabayeho hagati y'abo bagabo babiri urumva nanjye muntu wabahuje uri kumva ngaho ninjye muntu wabahuje ninjye muntu wabahuje ikintu gishobora kuba cyarabayeho ashobora kuba harabayeho babiri kutumvikana noneho bikaba ngombwa ko birenga bikagera aho twebwe natwe tubimenye. Ariko ikintu cyo gihari numvise ko ari abantu babirimo n'abandi bakire nabo bari n'aha babirimo kandi bigiye gukemuka uko bikemuka gute ariko gasuku ni gitangaza gasu reba hano iyo uvuga ngo bigiye gukemuka uretse gato iyo uvuga ngo bigiye gukemuka abo bagabo babirimo uretse gato iri hehera kanzenje kuri reba hano babirimo wadi mini babirimo kandi uriko bivuyemo reba soma imyanzuro ibyo ni by'uyu munsi se kamayinga Bazire Irene Bazire uyu munsi ni kwa kangahe Ramazani Mupenda wabibonye imyanzuro 6700 3,900 uyagabanya 6,900 urukumva dore ngiye imyanzuro ay'urukiko 183 bikaba aha tariki zingahe ngibi 12 z'ukwa kabiri ngibi byamaze kwa update 12 z'ukwa kabiri singibyo sinje mabyo nanye nabifite hano ngiye nano mbifite neza byose noneho Eric wabirebye dore ngiye imyanzuro uwaciye urubanza nguye ari hano dore uko yitwa nde reka mushaka dore nguyu judge bamwita Rosa Rebecca so gasuku rero kutubwira ko hari abakire babirimo gute kandi ureba biyambitse ubusa amaguru abo ngabo babiri nkubwira umva se nkubwira abo babiri nkubwira ni abantu yewe nzi neza ko ari abashuti niyo mpamvu nzi neza ko biraza kuza gukemuka ni abashuti kandi Badirama avuye kuri story ye avuye kuri story ye aravuga ati banyarwandakazi nubwo ndwaye nimuze mungize igisambo kinyi $30 by'amadolari bita Bazire ibaza sebya Bazire bro anga muri 30 na son none gasu nukubera iki ibivuye mu nkiko ku rukiko rwafashe imyanzuro ku bujurire bwa Badirama bawutesheje agaciro kubera iki abizanye kuri mpamagare kuri telefone ho gato aguye aturamye ntago yabyumvaga kasu kutumurusha amakuru ya hano akanari muri Mongolia we yagize akaduseza man Bazire nk'umukire ugenda televiziyo Rwanda ikagutunga kamera kuki utarebye umushage ngo umushyiriremo imyaguro cyo kumutwara mu nkiko man yabaye mu nzu ariko ngo dufata we yo ibiceri byaciye kuri Interake byaciye kuri Western iyi transaction nanjye ngo umenye ibone hamagaye nde urumva
ngo nabaye ntabwo pampa yakora abantu murazi umuvandimwe arimo aranyitaba wari urwamagara nde icyo nzi cyo ari hano ari icyo kureba nzi nayimwohereza ino live kugira nawe yicaye ku gasonga oya bugare abari kureba oya icyo nzi cyo Semuhungu uri kumva icyo ni ikibazo kiri toto kandi ndabizi neza ko Badrama ayo mafaranga atayabura biraza kuza gukemuka gusa nyine ngewe impamvu wenda barimo navuga ngo tugire impuhwe Badrama ararwaye pe ararwaye kabisa ngira ngo wabonye ko na video yakoze yayikoze arwaye mugire muce inkoni za umva nkubwira ikintu gasuko ntabwo turi gutwika bodi ntabwo unyumve naje hano bura naje no kugira ngo ngabanye umuriro w'uyu mugabo urumva Semuhungu ejo bundi akaragiye ikibuno muri stade erega Semuhungu ndamuzi Badrama yafashe ntuza uretse gato Badrama yafashe super manager urumva aravuga ati super manager kuzi ko namanaginze Charina Nina kabara abakobwa b'umutara ibi bintu birakwiye ko umugabo akora ibintu muri stade super manager bamwohereza yaragiye ashumika Semuhungu yaragiye ariherera urumva Semuhungu rero kureba none birashobora ko Semuhungu agiye kukwita bamuzijije akabuno uzi ibintu bakoresha Semuhungu yanutse jya kuri telefone yawe urebe kuri Instagram ukuntu yanutse bro afashe Semuhungu aravuga ariko Godfather sibyo ngewe nari nibereye muri stade uwo munsi Semuhungu yakarazemo akabuno uri kumva nahise mvuga ni mana nyagasani niba ari wowe waremye Kigali ukaremana Ngozi tubabarire udutize ku bwami bwawe tuburebe uko busaba si twipfire nanjye yamaganye noneho ibyo byose ibaze usura ko ari umutinganyi ibaze byari umutinganyi ariko yabonye uburyo Semuhungu akarazemo akabuno byana baravuze ngo byari ikoze nibaza se Jihad nawe arayagira so ikintu kiriho kimwe ku rundi ruhande mumva ikindi kintu ngo ariko mwaba muzi ko Bazili ariwe waguze ahari hari isoko rya Nyamirambo ubu ari kuhavugurura aramaze nta fata Bazili ntukomeze kujya basiga isangaza abantu bose baseka kasudeo dodo uretse ngewe nahageze Semuhungu ngeyo nahageze rega ibintu babito bigomba guhita bihinduka ngira ngo uranze ariko nyine urafashe gutyo uradufashe tude turun tuvanye kuri code nongere mbwire uretse gato nongere mbwire abaswera bose batari bamforowinga hano mu following mabera banyu abayagase n'ubundi twari twakubuza kasuko gwaye bakubuza ari sawa so Eric karame shira bifu zawe na Badrama mushira ko minota 2 nkababwira ko na bifu mfitanye n'uyu mugabo umva ko no bimeze uretse gato kamaze ndangize wumve sibyo abantu twebwe baramforowinga ngaho bose nanjye nibabikore umva abantu barimo baramforowinga mu buryo bukomeye nababwiye ni mu mforowinge nkoka byarama erega nyewe abantu banje nyuma yo kuyabarisha ubasabye Godfather tuvugisha ukuri ako wajya kuneza ura muntu w'umubyeyi ngo buri wa gatatu arabyara niko bambwiye ujya kumunteza aze gusobanura ngo ngewe ngo naramusabye ngaranyima koko uza abantu batwimye muri iki gihugu batabivuga gaso umva hano uko byagenze numvishe imiguruko mbere yuko ariko rero reka turangize kino kibazo ngo tukavugeho nyuma ni ukuvuga ngo iki kintu Semuhungu kaze turahita tukagarukaho Semuhungu karame ikintu kimwe ugomba kumenya cyangwa kugira ngo n'abantu baranga 600 batubyumve hafi 700 yego umugabo utagira ikibazo cy'amafaranga uwo ntago ari umugabo tubyumvikana kandi uva ngo umukire uretse gato kese z'amafaranga nujya kureba na Elon Musk ari we mukire wa mbere wasanga afitanye ibibazo n'amafaranga sibyo ibi ngibi ntagire umuntu byumva ngo yumve ko Badrama ari Godfather payment ira declines Godfather kuryo bagira gusohora mu nzu Godfather barimo baramubwira ngo izina going through izina going oya tugende gake mane kesi nzaba umpeking ubuzima bakomeza mbaye uko uretse gato uretse gato yacyo tuvugisha ukuri ngiye urabizi ko njyana n'ukuri ni ukuvuga ngo ikintu kese gasukura bizi sibyo kwese ibyo bigeze kuri kese z'amafaranga
twese keretse umuntu udakora uri hariya wicaye, ariko ufite ibyo ukora, ufite ibyo upanga, ufite abo udiringa nabo, kese amafaranga twese turazigira, sibyo? Salama Innocent, urakoze bambi. Ibi byabaye kuri mutima bakisa. Uzara boro wanyeretse se mu kuri iriya gereza. Iriya gereza nayifungiwemo sha, baragutuga bakugira gutya ngo. Urabizi ko wigeze kunzonga ukanzonga ukenda kungira nk'ibiryo by'ingurube, nanjye nkangira nkakuzonga. Hanyuma ahubwo ni gute Badrama? Nije muntu kereka kakwibwire kasimubwire. Ngogo gifada yo. Nariyiziye sinzi nari mvuye mbona se muhungu mpita mutwika ndiryamira. Niryamiye ngiye kubona mbona mu gitondo hahiye ndagaswera mama. Bantwitse hamwe n'abitwa bana nawe bana bande badanwika bikomeye cyane. Maze buriya niyo numvise umuntu amvuga nta muntu wamvuga ngo abavandimwe bamvuze bahamagara cya gitinganye ngo ni jihad noneho ikitwa batinganye bose, ikitwa umutinganye wese ahari baragenda barandwanya. Noneho nigeze kujya muri Amerika za 2017 ngira ngo bamfatira mu muhanda natwaye n'akandi kantu katameze neza kari mu bwonko bajya kumfunga. Se muhungu yagiye kuzana dosi y'ingani cyane agaskera man. Niko nkora na printinze nka kuri uyu munsi ko yeprimye n'ubu na yeprimye dore iyo bareba yeprimye bro, navuze se uyu musenzi niwe munyamategeko wa bazire dore yewe se urumva se muhungu kanza ngiri ko se muhungu abibona ibyo ngibyo. Se muhungu yigeze kugira dossier muri court, so azire uburyo bwo kugira ngo ajyemo ni ki website bakita bari bastard you pay just $20 wishura amadolari 20 areka Bastard newspaper. Kuri Bastard newspaper niho yabikuye. Nagiye kubona mbona bro. Urumva ngewe byose biri secret n'ibiki byose. Ngiye kubona mbona iyo nkuru. Ndarubona izina rye nyakuri. Babwire ko namwe wari izina rye. Ngiye kubona mbona inkuru irasohotse ndagaswera mama. Nariherereye mu musarani ndaninya. Ariko nanjye ikitwa gatinganye kose kamvuzeho. Nagiye nkibagira gake. Cyane ngo kwese tuba inshuti bambi tuba best friend bro. Ubu ngubu nta mwanzi wanera turutse kwa Kasu. Kasu uzi ko babantu baje bro. Kasu urategura baje ngira ni press conference urakoze. Bazanye umva kamera nka 300. Urategura mu buzima sinzagukumbura. So ibyo baje bro Kasuku baje baba nta kuntu mwakwigisha abantu babantu baje unagize ngo ni conference bazanye kamera nk'8 ari warategura sha umva ubu nta kuntu ahanga ntihaba harabayeho ikibazo cyuko uyu musore atabashije kumenya kubana n'abakire. hoya mama yego Badrama n'afite amafaranga. Gasu tuvuga amafaranga amaze mubwire ngo kuba afite umubwene gihugu akagura n'agapistori muri Amerika ntibimuha gutera abantu ubwoba. Ariko se bite byawe waretse kuvanga ibintu kiri kuvangira kumuha warning hakiri kare. Reka urashaka gukoresha iyi case ukayikoresha mu nyungu zawe bwite. Si mu nyungu zawe bwite ngende kuoninga abanyarwanda bigize abanoza banyirakimenye Imana. So ikiriho ni kimwe ni iki ngiki. Ago se mu karame muhungu wa buri umukire niya singo muri kuvugana hose ngo Badrama ese ubundi yarwaye iki Kasu karawe menyera amakuru mu bamotari. Badrama ararwaye mwana, niyo mpamvu nyine ngiye numva mutanakwiye no kumugina ku mubyimba ko ararwaye pe. Uzi kuntu yancumitse
fata telefone yawe rero kuri story ukuntu yambwiye yamubwiye ati va mu bibazo, yamubwiye ati mu nganzo ikintu cyatumye nkora mu nganzo wamutigisa niyo va mu bibazo by'abagabo, nta bibazo yambwiye ngo by'abagabo izi bitari nkuru umva se kasu yaze ngo izi nkuru ngo nanga ari iz'abahena yagifashe aragikoma kirampamagara kirambwira ati ibintu bankoreye reka nse nkwereke icyo nkwikorerera ko wambeshye urumva se mumitse kirangije ngo ndipfa ngo ibintu bankoreye ntibigenze bite. njyewe urumva kasu arabizi iyo ncumise muri kabiri gatatu kwihangana biranga nihanganye bwa mbere urumva se muhungu se muhungu yabijemo agira ngo ni joke asanga umuvandimwe ntabwo warimo arakina ko yarufashe ati izi nkuru va mu bibazo by'abagabo, izi ntabwo ari inkuru z'abahena, va hangaha tumu. urumva ukuntu nabivuze mu kinyabupfura nanze no kuvuga ikibazo nyiri ntuza nyirizina nsamo ndi guhwitura abankubise inkoni kunda ndababwiye niko bigenza yamwe ngo nagase koko nawe umbwire koko urumva bazire nk'umuherwe, urumva mu minsi mikeya ushobora kuza kubaka n'inzu irenze ya Coach Gaël, urumva hariya urumva amakuru mfite ngo yaragiye ngo agura ngo n'isoko ry'inyamirambo ryose. Bazire ni igitangaza, ashobora gusimbura, ashobora kuba payment iremeye warujugiro bazire mu biliyoneri bazire mubyeyi, reka tukubone muri newspaper wahuye cyangwa wasuwe ibikorwa byawe byasuwe na nyakubahwa. Ntibyari bikwiye ko tubona izina ryawe ribangikiranye n'iry'umucuranzi w'umucezi w'imiziki. Bwana Bazire, reka tugusabe tubone mu binyamakuru. Urabona ndi kukugira inama, ntubonye ukuntu agira inama Coach Gaël akava inyuma ya Bruce Melody ntiyongere kwifotozanya nawe, ukareba ukuntu byagenze neza, ntibyarangiye iyi nama namugiriye zikunze. Ntimwabibonye? So turasaba nyakubahwa Bazire umuherwe umushoramari itaba arahamagaye sikatwonga aramuhamagaye. Ni sawa nanyuze ngo umva ni umugore amucoma. Okay, ndi kuri live reka mveho ndeta ngo amagana. Sawa umva ho mwizo kuri uzindi nkuru igiye kuza se mukanya urakoze. hari inkuru igiye kuza mukanya. Ngo God grace upon you brother Eric, nkunda ukuntu ukomeye kweri, ndakomeye cyane ngewe. Iyo nkuru uko nyiketse gasu ndayiketse. Hari inkuru igiye kuza mukanya noneho yiteye ubwoba, nayibonye ngira ubwoba. Bagiye mu nkiko nayo ifitanye isano n'inkiko. Hari undi muvandimwe hari undi muvandimwe nawe byagenze nka bimwe byabantuza byabemerine Yesu hoya nombwiye ngo iki ese we ntabwo byoroshye. ntabwo byoroshye. ino live abantu batayirebye ndayirekaho ndayipostinga kuko urwishigisha rusoma. nta kintu kizima nari ngihereza ubutumwa umukire.